umuryango w'abibumbye ni iki? Umuryango w'abibumbye ni blueprint, ni igishushanyo mbonera giteguriza kuza kw'ingoma ya Antikristo ku mugaragaro. Izo nzego zo mu gihugu nk'izo zigakurwaho, hagakomeza izo mu muryango w'abibumbye, kuko ahubwo aho no gushyiraho igihugu kimwe, guverinoma imwe. Niyo mpamvu za guverinoma zo mu bihugu zinjiriwe, ibyo twita shadow cabinets. Ibyo dufite ahangaha hariya barabifite. Naba dufite Minisiteri y'Uburezi, hari umuryango wa UNESCO. Niyo mpamvu bagenda bigarurira ubutware buhoro buhoro bw'isi. Niyo mpamvu bakora nk'aho ari leta yigenga ku isi. Yes, kugira ngo ibihugu bagenda babica intege babyambura, kuko iyo miryango itanga amabwiriza mu ibanga agahabwa uri kashyira muri bya bihugu, kandi bya bihugu byo imiryango iri hejuru ya uni, ko uri ni igikoresho cyabo bakoresha, igikoresho cy'abantu bakoresha cyo kubeshya, kandi abayibamo, abayituramo, abayicaramo ni abantu bagaragara, bagenda bagatanga amaraporo tukabibona n'ibyo bavuze. Ubuse nk'abishe Gaddafi ntubatwara mu nkiko, ubu uriya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza bamuri inyuma, umwe muri covid ngo yakoze ibirori ngo ararya ngo aranywa ngo arasinda. Uravuga Libya, ubusibira hano muri za Sudani, ibyabereye mu Rwanda ibyabereye ntibireba se baraho ngaho. Gusa icyo nshaka giye kugira ngo mbwire abantu bacu, abanyarwanda bacu, secretary general wa mbere wa ONU yubatse ingoro ayishyiramo nkariya rya Meka, aho bajya bakambaza. Ni icyumba kinini cyane cyitwa ngo ni meditation room ya UN. Niho binjira bakaganira, bakiyiriza, bakavugana n'abadayimoni. None se ko amadini menshi aya y'ibitabashwa akorana nabo? None se amadini sa yabo Hakiza Gatolika papa ntarimo. None se iyo tuvuga maraya tuba tuvuga iki? Tuvuga ayo madini yuko ari maraya, yasambanye nabo, yitirira Imana ariko afite umugabo wayo nyawe, kandi akaba ari musambane kwe. Amazahabu, feza, byose byo mu butaka barabikontorora. Buri ikintu batari bakontorora ku buryo bwuzuye ni ibyo kurya, ariko ubu barimo barategura uburyo bateza inzara n'ibyago n'ibiki, none bakamenyereza abantu kujya bagaburirwa nabo. Ikindi bakora ni ukutuzanira amafumbire n'ubundi buryo bijyanye n'imihingire ya kijyambere, kugira ngo tugire umusaruro munini, ariko kandi bica ubutaka bwacu. Hari ibintu bitatu batubwiye. Icyambere, kuba bafata politike zose z'ibihugu bakazigarurira binyuze mu kuba umuryango wa Loni nka guverinoma, noneho no kwigarura ubukungu bw'isi binyuze muri World Bank na Monetary Fund, noneho na Bank Settlement, National Bank of Settlement, uburyo bw'imiturize y'abantu, noneho rero the World Court. Ibi ni bijyanye n'urukiko mpuzamahanga. Urukiko mpuzamahanga ni ukuvuga ngo ubutabera bw'ibihugu byose bugomba. Ushatse kutubwira ko ari izihe nyungu za Antikristo cyangwa za Satani mu kuba uyu muryango washyiraho ikintu cyo gufata abantu bakabaha imiturire bakababumbira hamwe? Ni izihe nyungu za Satani muri ibyo bintu? Icyambere ni abantu gupfa kandi batandukanye n'Imana. Burya ahantu hose urakwatuza abantu bakaba, kuko ugiye kuva mu manegeka mu Rwanda ni hehe satari imisozi hadahanamye, aho batura abantu bakajya bakabiko aho batuye ari heza. Tuzi ko biriya biza bikorwa nabo. Iyi mvura itagwira igihe yajya kukagwa ari karundura, iyi miyaga iza nk'igiye yisha abantu muri Madagascar nibo bayizana. None pasi ubushaka kutubwira ko iyi miyaga imaze iminsi Madagascar aribo bayitejeyo? Yes, biriya niho babikora. Ukuvuga ngo barabiteza hanyuma bagashishikariza leta z'ibihugu kwimura abaturage ngo babumbire ahantu hamwe. You are right. Iriya migi rero kiteye kuriya abari abantu bubaka bakajya no mu bushorishori. Twe ntabwo turi ibisiga, twebwe nk'abanyarwanda igihugu cyacu kiri pre industrial. Byumvikane ko abantu kuba concentrating ahantu no kubaka iriya midugudu yabo tukamera nk'Iburayi, tukiri abahinzi tugitunzwe no guhinga, ntabwo twabaho n'ubuhanuzi. Ari abahanuzi babihanura, abahanuzi barabihanuraga. Birashoboka. Noneho bakavuga yuko ibyo bizaba ari ibihe by'imperuka, ngaho tuzabona abantu bavanwa mu mazu yabo bari barimo bakajya kubakirwa imidugudu, nk'abandi bakajya mu mashyirahamwe, nk'abandi bakajya ngo muri za sendika. Noneho bakatwereka yuko ngo icyo gihe ari kugira ngo Antikristo azabashe kuyobora abantu neza uko abishaka. Ngo ntabwo Afurika yagira ite? Ntabwo yemerewe kuzagira inganda. Kubera iki? Icyambere, Afurika niyo ifite 30% zirenga ku ijana y'umutungo kamere w'isi. 40% bya Afurika ubuhinzi nimo bukorerwa. Ifite ubutaka icyo bita arable land bushobora kuba bwahingwa 40%, ariko tusabiriza ibyo kurya. Tugeze mu gihe cy'impanda. Iyi ni fazi ikomeye mu buhanuzi, ibyo babyumve. Ni igihe cy'abantu gukangukira urugamba, kandi biraturuka ku buntu bw'Imana n'imbabazi zayo kugira ngo tuve mu bujiji dukanguke, dushake kurokoka. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwanika ikamba. Amahoro y'Imana kuri wowe muvandimwe mwene data ukurikira ibiganiro bitambuka kuri channel ya Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turagushimira rwose umwanya ufata ugakomeza gukurikira ubu butumwa tuba turi kugenda tubagezaho. Abantu mwese mutwandikira bari mu bihugu bitandukanye, abadushimira, abavuga ko ari aho Imana yabakuye nawe yabagejeje.
Imana ibahe umugisha kandi ikomeze gushyigikira ubutumwa bwiza mwumva ku buzima bwanyu. Ubushize rero ubwo duheruka twakoze ikiganiro na Pastor Musisi kuri za ntego 21 turimo kwiga za Illuminati, uburyo bashaka gufata isi bakayishyira muri system imwe kandi bakayobora uko bashaka, kugeza ubwo bisasira abantu benshi babafatiye mu buzima bukomeye, ubuzima bugoye, abantu bakarushaho kwiyanduza no kwandavura no gukora ibibi byinshi ngo babeho. Rero niyo mpamvu turi kwiga izi ntego. Abantu mutwumve rwose, bushize paseri ngira ngo wenda uri kumubona imbere yawe, hari ijambo rimwe twavuzeho yatubwiye ryo mu byahishuro 12:12 avuga ngo wajuwe namwe abari bamo ni mwishime, ariko we wasiwe nawe wanyanja mugushije ishyano ko Satani amanukiye afite umujinya mwicu azika afite igihe gito. Rero umujinya wa Satani ari kugaragarira muri ubwo butegetsi bwe bukorera muri iyi si y'umwijima kugira ngo bice abantu benshi. Niyo mpamvu tuba turi kugenda rero amwe mu mabanga yabo Imana igenda idufasha akagenda yishuka kugira ngo tubashe kwitwara neza muri iyi si, niyo byaza tuzabashe kumenya uburyo turesista icyo gihe. Reka twakire pasiteri rero kugira ngo asuhuza abadukurikiye, hanyuma twinjire ku ntego yacu y'ubushize twatangiye 18 pasiteri. Yego. Ngira ngo abakurikiye ikiganiro cya mbere mwumvishe ko twasaga nkaho tuyitangiye ko tutadusubika kugira ngo dutangire no tuyinjiremo, ko twumvisha ari intego ikomeye cyane abakozi ba Satani bateguye kandi zagira ingaruka nyinshi ku bantu. Base tubaha ikaze rero. Murakoze, turishimye, turanezerewe, nezera mwebwe bakuru y'umurimo wa Iron TV, kandi tubasabira Imana kugira ngo bakomeze baho ubwenge no kumenya n'ubushobozi no gutsinda byose, kugira ngo abanyarwanda n'abatari abanyarwanda bumva ururimi rwacu aharaho hari icyo Imana yakora, kandi niringiye ko bizakunda cyiza. Mbona umwanya wo gusuhuza abanyarwanda rero ubona bavuga ikinyarwanda mwese bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, abari hirya no hino mu gukunda umugabane wacu wa Afurika, abanyanyagiye hirya no hino ku migabane yindi igize umubumbe wacu, n'abari mu birwa byo hafi n'ibya kure bikikije amazi magari, mwese ndabashuhuje. Bari umwanya wo gusuhuza ababene wacu dusangiye ururimi n'umuco, Barundi, Abanyamurenge n'abavandimwe batuye mu gace ka Fizi, aho Abanyamurenge bari bumva Ikinyamurenge, abavandimwe bacu bifuza ko tujya tubasuhuza bari muri Jekamine za Rubumbashi, abari muri Rwanda, abanyarwandafoni bacu bari muri Kivu y'Amajyaruguru, abavandimwe bacu muri Uganda aribo Bafumbira, abavandimwe Abahororo, abahana bahangaza, mwese ndabasuhuje, bifuriza imyumvire myiza uyu munsi. Pastor, ngira ngo wadufasha gusenga kugira ngo twinjire mu kiganiro. Arakoze. Imana yacu, Imana ikomeye, tugusingije, tugushimiye uyu munsi twongereye n'aka kanya turi kumwe kugira ngo tugaragaze imikorere y'umwanzi, kandi yewe n'uburyo bwo kurangira abandi inzira y'agakiza. Nukuri tugire neza mwami, bane natwe uduhe umugisha, udushoboze buri byose tuvuga ari byo dukora, tukaba tubyambarije byose mu izina ryawe rero Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ngira ngo twakwinjira kuri ya ntego yacu twari tugezeho, twakwinjira kuri ya ntego ya 19. Murakoze. Intego yacu ya 18 yes, nkuko twabivuze, yari intego wenda nibutse abantu twari twayitangiye, niyo kureba uburyo hakoreshejwe imbaraga zose zishoboka no gushyigikirwa ku buryo bwose, uburyo icyo twita supra institutions nka umuryango w'abibumbye wigarurira abantu, politike z'ibihugu byose bikaba munsi yawo, ubukungu bukagengwa n'umuryango mpuzamahanga cyangwa ikigega mpuzamahanga cy'ifaranga, International Monetary Fund. Hanyuma hakabaho n'ibyo bita Bank of International Settlements, iyo ni banki ishinzwe imiturize y'abantu ku isi, and the World Court, urukiko mpuzamahanga. So ubwo rero tukareba kandi ngo uwo mugambi hakarebwa uburyo ku buryo butajejetse bwo kureba uburyo izo
inzego zisanzwe zikora ibyo zishinzwe gutunganya ibijyanye n'ibyo tuvuze bigomba kwigarurirwa n'umuryango w'abibumbye. Izo nzego ngo zikakurwaho cyangwa se ngo zigashyirwa munsi y'ubutware bukomeye bwa Loni. So aha rero niho twavuze ubushize tuvuga yuko ibingibi bibaho, tuvuga ko ibihugu byinshi ubwigenge bwabyo bagenda butwarwa na Loni ku mugaragaro. Akantu kose karaba bati mujye kurega. Ubushize twabonye uburyo urukiko mpuzamahanga rwaregewe, Kongo ikaregwa Uganda bakayica amafaranga miliyoni 320 yandi, ikiregura ivuga yuko ibyo bintu bitabyemera byo bayirega sibyo. Byongeye kandi si yonyine muri zo ntambara zabayemo hagati ya 1998 na 2003, ntabwo yari yagizemo uruhare yonyine, kuko hari ibihugu ngo bigera ku 8 byahageze byagiyemo muri zo ntambara, harimo na za Angola, harimo na za Zimbabwe, harimo n'ibindi byinshi, nayo Uganda nyine yagiyemo, ndetse n'u Rwanda rwari ruriyo. Nabo bakavuga ati se ibi bintu kuki atwe mushinja twanye n'ibyo ngibyo. Aha rero niho tubonera uburyo inzego nk'izo ngizo zishobora kwinjira muri ya gahunda yo kugira ngo imibanire yacu igenwe nabo. Nkuko twari twabireje mu ngingo ya 17. Kuva ngo iyi ngingo ya 18 hari ibintu bigeze kuri ni bine twari twabonye. Icyambere nuko politike mpuzamahanga cyangwa z'ibihugu zose, yes, byose politike z'ibihugu byose bigomba kujya munsi y'umuryango w'abibumbye. Ubukungu ni ikigega mpuzamahanga. Hanyuma akaza imiturire nayo igomba kuyoborwa na bank, International Bank of Settlements. Nashaka ibi bintu bitatu bivugaho kubirebana na politike mpuzamahanga, uburyo politike z'ibihugu byose zijya munsi y'ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye. Ni ukuvuga ngo inzego z'ubuyobozi, z'umutekano, z'ubukungu, z'imibereho myiza y'abantu muri rusange, zose zigomba gukurwaho mu bihugu byazo, cyangwa se zaba zinariho zigasigara ziri munsi y'ubuyobozi n'ubutware n'ubugenzuzi bw'inzego zikora bene nk'ibyo, ariko ziri muri ONU. Kuko buriya muri ONU zashyizweho, uzarebe dushobora kuba dufite komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko tukaba dufite n'ishinzwe ku muryango w'abibumbye, tukagira banke nationale, natwe tukagira na World Bank. Ni ukuvuga ngo hari ku rwego rw'igihugu, hariho n'iri hariya. Kigomba kugira rero izo nzego zo mu gihugu nk'izo zigakurwaho, hagakomeza izo mu muryango w'abibumbye, kuko ahubwo aho no gushyiraho igihugu kimwe, guverinoma imwe. Niyo mpamvu za guverinoma zo mu bihugu zinjiriwe, ibyo twita shadow cabinets, ugasanga zinjiriwe n'ubuyobozi bw'izo ngizo zisa nazo. Similar institutions, ibyo dufite ahangaha hariya barabifite. Naba dufite Minisiteri y'Uburezi, hari umuryango wa UNESCO y'ubuzima, dufite ibyo World Health Organization, uriya n'umuryango ni nka ministeri, buriya ni ministeri. Uzasanga iriya ministeri rero iyacu ya RBA nta gishobora gufata kidahaririye, iri mu muryango w'abibumbye. Urugero nk'uwaye umuryango w'abibumbye ufite ministeri, nuvuga ngo za ministeri zikorera mu bihugu no mu muryango w'abibumbye harimo zirahari. Zirero zihari hariya zigomba kumira izacu, cyangwa zikaziniga zikajya zikorera iz'ibihugu zigakorera muri izo ngizo. Yes, ubone urugero nk'uhaye akubwira ngo World Health Organization, iyo ni Minisiteri y'Ubuzima. Uzasanga twebwe ibyo tuvuga tugomba kugendera ku byo bariya baduhaye, kabone naho twatubona yuko wenda bimwe atari nabyo, icyo tugomba kubyumva hano tukabyemforsa. That is mentoring, kudufata bakadushyiramo imbago ku buryo ntiwihindura. Udufite Minisiteri y'Ingabo n'urugero, ariko buriya nishinzwe umutekano. Aho tugira n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Bivuga ngo umutekano wacu na hano no mu gihugu bwacu badukurikira bakareba uko dukora. Noneho babona guteza imvururu,
ariko hari akantu bavuze karansesa muri Afurika y'Epfo habaye imvururu zishingiye kuri Zuma. Jacob Zuma wari perezida baramuhamagaye kwitaba urukiko, bituma ikibazo gihinduka cya politiki. Abantu benshi baraza barigaragambya, bajya mu maduka, bariba, barasenya, baratwika ibintu byose. Polisi ihurura kuza gufasha abo bantu tukabu, ariko ejo bareze leta ngo polisi ngo yakoresheje imbaraga z'umurengera. Z'umurengera ntibarebye abantu bahombye, abapfuye. Ati ni imbaraga z'umurengera, polisi ntiyagomba gukora ko yakoze. Abantu barica abandi, barafata abagore ku ngufu baragira, kandi mugende mubinginga ngo hataza kuba umurengera. Nk'ibyo ariko umuntu abipima ate? Urumva mwebwe nk'igihugu hari abantu bashinzwe kubavivura icyo mwakoze uko mutagenze neza. Biri ubwabyo ni ibibazo bikomeye, bakabashoza mu ntambara, barangiza iyo ntambara mugiyemo uko mu Rwanda ngo ariko ngo turabagenzura tukasanga hari ibyaha by'intambara muri mwe. Kandi ibyaha by'intambara bikazagutwaza muri rahe no kujya kukuburanya n'icyo. Ariko tekereza, uyu Rwanda warakaye, urarwana kandi umwanza kumereye nabi n'urugero. Nanjye kanibaze nk'umuntu, none umuntu akakubwira ngo ariko nubwo warwanye ngo wakabije, ngo habayeho ibyaha by'intambara. None si intambara yabate, kandi yabate ntagatifu. Intambara igwa mw'ibyaha. Ibyo byaha bizanwa tutareba ibyabayeho, twareba icyatumye iyo ntambara iba, kandi iyo ntambara baba bayizanye. Nibyo bita biri muri iriya nomero yacu ya 11 y'ibi ngibi, ya ntego ya 11 ya 11. Navuga to create crisis after crisis, ukiriya akaduruvayo. Noneho kandi mugahindukira mukarimo muza kukamanaginga, kukajera, mutanga ibisubizo. Already have caused the problem, ingaruka zabyo ni iki, mukaza ko ngo mutangamo ibitekerezo, muzifatira n'ibyemezo. Ubwo ngubwo abazigizemo uruhare murabafashe, murabafunze, abandi murabagize, kandi ugasanga uwo muntu nta hari bubaze, nta uri bumurengere. Ni ukuvuga ngo imikorere yose ya politike z'ibihugu n'ubundi iyo mikorere mu muryango w'abibumbye irimo. Yes. Niyo mpamvu bazagenda bamira iyi politike z'ibihugu bikarangira biri gukora munsi yo kwabo. Ni uko bimeze. Abuze pasi ubundi twitegereje muri iyi minsi, ubundi ubona bimeze biti. Ubundi ikindi nakubaza, umuryango w'abibumbye ni iki? Umuryango w'abibumbye ni blueprint, ni igishushanyo mbonera giteguriza kuza kw'ingoma ya Antikristo ku mugaragaro, uko ni kuri izategeka. Niyo mpamvu bagenda ibintu byose umuryango w'abibumbye ari we ubyigarura. Ni igishushanyo mbonera. Rero ni ukuvuga ngo umuryango w'abibumbye ni guverinoma itegeka isi, nkuko nabikubwiye mu kanya. Ingendo zazeko zose razifite. None maze kuzigira, iyo ugiye kwitegereza izacu institutions zose zagira zite zizavaho. Buryo ubunyamabanga bwa Loni, secretary general, inka twavuye ko ari nka executive officer, uhatuni nka president, tegeka ibihugu byose. Ariko mu mayere twavuga yuko ibihugu byose byigenga biba byaje, ariko urya iyo Loni igiye guhura bitagenura assembly. Iragenura assembly ibaho rimwe mu mwaka. Bure niyo parlement yabo, niyo parlement y'igihugu cy'umubumbe. Ko niho bagenda baka ibitekerezo byabahawe, niyo parlement y'umubumbe. Usibye ko iri parlement y'umubumbe ntabwo imeze nk'iza parlement, nta bitekerezo bihaba, ahubwo batanga raporo y'ibyagezweho ku bihugu, byagezweho mu byo bahawe gukora, basibana bagaragaza yuko bo bari imbere gahunda bahawe, bakaba nk'ari nk'imihigo, kurusha no kugaragaza abarushije abandi. So ibintu nk'ibyo ngibyo. None pastor, umuryango w'abibumbye ukora nka leta yigenga ku isi kubera iki? Kandi ari igishushanyo nk'uko bivuze. Igishushanyo mbonera ni igiteguriza ikindi kintu kizaza. Kuko tuvuga ngo amategeko yari isezerano rya kera ryari igicucu,
cy'ibizaza kandi ibyo bizaza byaraje ni Kristo. Naho bo rero barateguriza kuza kwa antikristo, niyo mpamvu bagenda bigarurira ubutware buhoro buhoro bw'isi, niyo mpamvu bakora nk'aho ari leta yigenga ku isi. Yes, kugira ngo ibihugu bagenda babica intege babyambura kwigenga kwabyo, babizana mu bibazo. Usanga rero bajera politike impuzamahanga cyangwa imbanire yabo n'amahanga, nk'uko twari tubibonye ku ngingo ya 17. Ni ukuvuga ngo umuryango w'abibumbye urutaya imiryango yose watubwiye, haba aba Freemasons, haba abarezo Croix, haba iriya miryango yose wagiye utubwira. Ntabwo ari kubyumva neza. Imiryango itegeka isi inyuze muri woni, uri igikoresho cyayo. Urumva ko nikomeye. Iyo miryango irakomeye cyane, kuko iyo miryango itanga amabwiriza mu ibanga agahabwa uri kayashyira muri bya bihugu, kandi bya bihugu byo imiryango iri hejuru ya woni, ko uri ni igikoresho cyabo bakoresha, igikoresho cy'abantu bakoresha cyo kubeshya, kandi abayibamo abayituramo abayicaramo ni abantu bagaragara bagenda bagatanga amaraporo tukayibona n'ibyo bavuze. Tukaba turimo kureba kurebana na politike, uburyo politike z'ibihugu zose intego y'umuryango w'abibumbye ari uko zigomba gukorera munsi y'ukuboko kwayo. Tugeze ku cya kabiri, ibirebana n'ubukungu. Ni gute wadusobanurira uburyo bazagenzura ubukungu bw'ibihugu? Ni ukuvuga ngo ubukungu bw'ibihugu, burya ubukungu bw'ibihugu mbere na mbere bakigarurira ubukungu nyabwo ari bwo resources zimaze kuzigarurira babigarurira ubukungu. Icya kabiri, banyuze muri banking system bacura amafaranga, ayo mafaranga aba ariyo exchange, the exchange, means of exchange, uburyo bwo kugura, umwanya wo kuba watanga bwa butunzi bwawe bakaruba buhana agaciro, bakabugura bakoresheje amafaranga yabo. Noneho ya mafaranga yabo aba supreme, kandi ari pro bakoze niyo batanga ibiciro ku bintu naturel, nacyo goods like nka zahabu, ibyo byose bizana amafaranga, nk'izi za essence zaki birari ni natural resources, ariko usanga aribo babijeranye n'amafaranga n'igiciro karo determininga. Noneho mukabaho mwibwira ngo muratera imbere mu bukungu bwanyu, bikarangira ntacyo mugezeho. Ubwo aho niho bafatiye ubukungu bw'ibihugu. Yes, ubwo bukungu ntibafatiye naho ngaho honyine. Banki uburyo zikora, bafite n'ikindi bakora gikomeye cyane na nibagiwe. Bategeka ibihugu gukora kugira porogaramu z'amajyambere arizo bazi designinze. Nukuvuga bakakubwira bati ubaka amazu, ubaka imihanda, ibyo si byiza, abantu bazabyishimira. None bakubwira ati amafaranga usifite amafaranga turayaguha, kwazi ufite igihugu, amafaranga bakayaguha. Iyo bayaguhaye n'undi uzaza agomba gukorana nabo, kandi amafaranga agomba kuza mu bucakara wabo. Kwigusha inguzanyo baguha ibyara inyungu. Yes, ubwo rero urumva n'abavuga ati baka amazu, baka imihanda, ibibuga by'indege, ibibuga by'imipira bigezweho, amamodoka ahenze, amahoteli, aho bamukerarugendo bagomba kuba kubera ati ubukungu bw'isi bugomba gushingira kuri ibi. Hariho ubukerarugendo mu kugira amahoteli meza, ibintu byinshi cyane bijyanye ariko nuko bavuze. None ibyo bintu birahenda kubyubaka. Kubaka umuhanda ni ikintu gihenze, kubaka hoteli ni ikintu gihenze. None amafaranga iyo bayaguhaye, rubanda rubwibwira yuko mutera imbere, ariko haba harimo no kugurishwa. Baba bari kugura ibyo bihugu. Yes, kuko iyo none kwishyura amafaranga bagutegeka uko bashaka rwose. Barakuyobora muri byose, barakuyobora, ntacyo uvuga, ufite ya myenda, noneho n'ibyo ugura birajya iwabo, kandi batabifite ntacyo baba. Yes, usanga rero ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma twihute tujye kubirebana n'imiturire. Imiturire ni iyihe nyungu bafite? Turaza gusoza tureba kubera iki ibi bintu babikora, ese inyungu za Satani muri ibi ngibi ni izihe? Hanyuma kubirebana n'imiturire ni iyihe nyungu bafitemo? No, imiturire, ese iyo miturire ubundi irahari? Ya miturire irahari. Ubundi hariho ibitekerezo byo kuzaturiza abantu hamwe. Muri Amerika hari ikintu cyo bita ngo ni Federal Emergency Management Agency. Nibijyanye na za crise
zishingiye ku bidukikije. Ibyo rero nyine ibyo nibyo barimo bazamura kugira ngo bibe ikibazo ku isi, ibintu bitera ikibazo. Muri Amerika hari, hano mu Rwanda turabifite, hari minisiteri zibishinzwe z'ibiza iz'ibiki. Noneho kimwe mu gisubizo gitangwa no kurundanyiriza abantu hamwe bakabakura ahantu bavuga ko ari habi bakabashyira ahandi. Ariko pasti mu by'ukuri ibi ngibi byo kwimura abantu babavana mu manegeka babavana ahantu mu bishanga, kugira ngo mu Rwanda ho ni gahunda imazeho iminsi babikora. No si ibyo byaba bihuriye hehe n'iki ngiki tubona ko bazashaka kubumbira abantu kuba babashyira ahantu hamwe aho baba? Icyo tugomba kumenya nakubwiye ngo domestic policy igomba kujerwa n'abariya bantu, sibyo se? Kandi bagomba kubikora kugira ngo mugire amahoro. Niba rero bakubwira bati domestic policy ijyanye n'imiturire, turashaka ko bigenda bitya, ntawe mwabihakana. Kuko genzi yuko bashobora buri ahantu bitango na manegeka cyangwa n'ibiki, man is supposed to tame nature. Mushobora kwakora hakashaka ubushobozi bwo kuba batuza abantu, ariko kubimura no kugira cyangwa abantu rimwe rimwe usanga babafasha bagiye bashyize ahandi hantu. Sivugaje mu Rwanda, avuga ku isi yose, ni gahunda mpuzamahanga niyo mvuga. Buri ahantu hose urakwatuza abantu bakaba, kuko ugiye kuba mu manegeka mu Rwanda ni hehe satari imisozi hadahanamye aho batura abantu bakajya bakavuga ko aho batuye ari heza? No, ahantu hose harashoboka. Ariko twe turavuga ngo ese aho ibyo dukora mu Rwanda, kuko kamaze nkubwira nakandi, ese ubona manegeka badukuyemo baduhungisha iki? Baduhungisha ibiza, imvura iguye, inkangu, ibi byose bishobora kuba ibyo rwose bituma babimura. Ikibazo kiravuga ngo u Rwanda kuva rwabaho rwagize imvura bize kuri abantu kuki batari barashize mbere hose. Ushobora kuzana impamvu abantu bari bake bahingagarara. Yes, none se tuzi ko biriya biza bikorwa nabo. Iyi mvura itagwira igihe yajya kubikagwa ari karundura, iyi miyaga iza nk'igiye yisha abantu muri Madagascar nibo bayizana, iyi mitingito, ibi byago byose bikomeye. Kandi kuko Madagascar bamaze iminsi bameze nabi. Yes, ibi bya Katarina bazanye byisha abantu, imiyaga izi nkubi y'imiyaga iyo bita windstorm ziri. None pass ubushaka kutubwira ko iyi miyaga imaze iminsi Madagascar aribo bayitejeyo? Yes, biriya niho babikora, niyo bakora binjira mu miyaga, binjira mu biki byose, ugasanga dufite ibibazo bimaze kutwuzurira hirya no hino. Ni ukuvuga ngo barabiteza hanyuma bagashishikariza leta z'ibihugu kwimura abaturage ngo bababumbire ahantu hamwe. You are right. Nta kindi. Ariko wenda ushobora kuvuze ngo mbere hose ntibyabagaho, ariko wenda byarabagaho ikibazo ari itangazamakuru ya leta raguka ngo rimenyekanisha amakuru. Oya, ahubwo vuga uti ibyo biza byari bitaracura nk'uko tubicura, nk'uko babicura ubu ngubu. Noneho bamara kubicura ingaruka zabyo bagashaka kuvuga ko aribo bazijiramo. Nakubwiye ngo bazareba icyo bita crisis after another, kandi ingaruka zabyo bakaro bashaka aribo kuzimaneginga. How do they manage it? Kinyarwanda sinzi uko twabivuga, no kuvuga ngo uremye ibiza, ingaruka zabyo kandi ni wowe uje kuzitangamo ibitekerezo uburyo zakemurwa. Exactly, ingaruka zabyo zakemurwa ni ukwimura abantu. Kuko ni wimura abantu ukagenda ukabatuza ahantu hamwe, twebwe turi icyo bita pre-industrial mu bukungu. Ntabwo dushingiye ku nganda, abantu batuzwa mu ma etage n'ibiki byose nka biriya biba mu za Burayi, ni abantu ba mu mijyi, kuko buri mijyi ni imidugudu. Iriya mijyi rero kiteye kuriya abari abantu bubaka bakajya no mu bushorishori. Twe ntabwo turi ibisiga. Twebwe nk'abanyarwanda igihugu cyacu kiri pre-industrial. Byumvikane ko abantu kuba concentrating ahantu no kubaka iriya midugudu yabo tukabera nk'i Burayi, tukiri abahinzi tugituzwe no guhinga, ntabwo twabaho. Bari batunzwe n'inganda. Izo nganda rero abantu bazikora bakeneye service, batanga services, baragura
bararya, hari za supermarket, hari za night clubs, hari amahoteli, hari amaresitora, hari amacumbi, hari amashuri. Ibyo byose bigendera yuko uko imiterere y'ubukungu imeze. Hanyuma rero twebwe dubikoze nk'abanyaburayi, wenda abazanyumva nabo bazabitekereze, tikati waka kujye na mu byaro dufite bene iyo midugudu wenda igezweho, usanga ikibazo cy'abantu bahari bameze neza, ari mu nzu zararyama, umuriro iki, ariko kurya wapi, kamusaba kugenda ibirometero wenda 3 cyangwa 4 agiye guhinga, kandi yahinze ibyo kurya ntibishobora kubibye hafi. Abajura se bakora iki? Bo bararira iki? Kuko atabyegereye, ntabyegereye. Naturally umuntu atura hagati y'imirima ye no kuva na kera, akayikurikirana, igitoki cy'akakireba n'abacyarwaye kirabiranya akacyegera, akareba umwumbati we n'aba wonwe cyangwa hari ikindi, aho biriyongeho kugenda gusuka ujyayo. None pase hari kera twajyaga twumva ibintu tukagenda twumva inkuru cyane aho ngaho mu madini twagiye tubamo, ariko ugasanga barimo kwerekana ngo uburyo antikristo azaza kugeza ubwo azafata abantu bamwe akababumbira mu mashyirahamwe, abandi muri za sendika z'abakozi, abandi ngo bakajya kubakirwa imidugudu. Ibi byose ngo ni biza, ngazaba ari igihe cy'imperuka ngo kigaragaza ko ese agiye kugaruka. Ibyo bintu byo kumbira ahantu bakabishyira abantu hamwe mu midugudu, hari aho bihuriye n'ibyo ngibyo? Ibyo wabyumvise ibyo twajyaga tubyumva kera, njyaga byumva muri za 92 na 3 aho ngaho n'ubuhanuzi. Ari abahanuzi babihanura, abahanuzi barabihanuraga. Birashoboka. Noneho bakavuga yuko bavugaga yuko ngo ibyo bizaba ari ibihe by'imperuka, ngaho tuzabona abantu bavanwa mu mazu yabo bari barimo bakajya kubakirwa imidugudu, ngabandi bakajya mu mashyirahamwe, ngabandi bakajya ngo muri za sendika. Noneho bakatwereka yuko ngo icyo gihe ari kugira ngo Antikristo azabashe kuyobora abantu neza uko abishaka. None ibi birimo kutuzana ntabihakana yuko ibyo bibavugaga ari ukuri. Bashobora kuba n'abahanuzi cyangwa se n'abamenya b'abanyarwanda nabo bazi kuragura, ariko inyenzi nuko ibyo bavugaga ari byo. Nibyo by'ibi ngibi uri kudusobanurira. Yes, nibyo birimo bikorwa kandi ni mpuzamahanga, ntabwo bireba u Rwanda, ntabwo bireba Afrika, bireba isi yose. Kora bira bihugu by'abanyaburayi ubukungu bwabyo bugiye guhura n'akaga gakomeye, kuko uzi yuko ubu ngubu bagiye gukora akaga gakomeye ko gutesha agaciro inganda, ibyo zikora byakorwa n'imashini bigiye guhindukira bikorwa n'amarobo. Inganda zigiye kuba computerized, bituma abakozi benshi baba laid off ko zaba badakenewe. Ni nko kureba icyo bita slave labor, ubucakara bwataye agaciro nyuma y'uko inganda zibonetse. Buri kintu cyatumye ubucakara butagaciro no ko habaye icyo bita the industrial revolution. Naho kugira ngo abantu babacakara bakorera ubusa, byabaye ngo no bakora baba bacakara ngo bakora mu nganda bagahembwa amafaranga babangora ngo barakora ko kandi abacakara. Ariko bikaba bihindutse kuko inganda zatangiye gukora n'ibyo zikoze bikagurwa n'isi yose, byagurwa n'isi yose, bagira inganda bagakira. Noneho kugira ngo babandi bakomeze kubarinda bakabaha ibihembo, ariko ibihembo bijyanye n'ubucakara ko bitabakiza. Sinzi nabyo cyo cyumva. Niyo mpamvu ubu ngubu Africa, umuzungu arabyivugiye, aravuze ngo namureba ngo Africa will never industrialize. Ntabwo Africa yakuvuga ko yubaka inganda, kandi ariho ubutunzi buri. Ngo ntabwo Africa yagira ite, ntabwo yemerewe kuzagira inganda. Kubera iki? Kubera yuko igize inganda bapfa. Icyambere Africa ni ifite 30 zirenga ku ijana y'ubutunzi icyo tanacyo resources, umutungo kamere w'isi. 40 ku ijana bya Africa ubuhinzi nimwo bukorerwa. Ifite ubutaka icyo bita arable land, bushobora kuba bwahingwa 40 ku ijana buri muri Africa. Ariko tusabiriza ibyo kurya, barashaka kugira ngo buriya butaka banabwigarurire bwacu, kuko baravuze ngo 30 ku ijana y'ubutaka bwo bw'isi buri mu cyo bita wilderness. Wilderness bifite amashyamba. None ne hari amashyamba satari muri Africa? Muri Amerika hari amashyamba bayo, Amazones. Yeri muri Amerika y'epfo nabo barashize. Ariko ndavuga Europe, Burayi, usibye ibyo bagenda bakora za park
amapariki bakora artificial nariko forest natural forests ziri heza. Niyo mpamvu rero byacu babijyamo. Uzi ko nabonye hari ibiti byo bakura muri Senegal cyane cyane mu karere ka Casamance bihenze cyane batwara mu Burayi nabo babikoramo ngo ibiki sinzi ibintu babazamo, ariko ibyo biti biragura amafaranga menshi kubyo n'abakazamansi binyeshyamba ari byo barwana kugira ngo biyomore kuri Senegal bagire igihugu cyabo kigenga. Noneho babe muri he bya biti babibonere babone uko babigurisha kubiri wabo ariko uzo bantu ubwenge buke ugasanga abantu barapfa ibyo ngibyo. Ariko paze mu by'ukuri ubona nk'ubu ngubu nk'imipaka iramutse kuweho ku isi ubona ari izihe ngaruka zabaho, ni nziza cyangwa zaba ari mbi? No, biterwa n'inyungu z'ubikora. Biramutse bikorwa kubw'inyungu z'abantu byaba byiza. Ndetse nk'ubwo abanyarwanda bagiye muri Kongo n'urugero, Kongo hariya Eastern Congo yonyine ishobora kwakomodetinga abanyarwanda miliyoni nk'eshatu, kandi igihugu bagahinga bakeza, igihugu kikashira inzara. Kongo ngo abantu bishwe n'inzara, none ko birwa barwana bica abantu bagira bate kandi siri bakabaho, ariko ntibashobora kubikunda kuko ntabwo biri mu nyungu zabo. Sudani y'Epfo iraruta u Rwanda, iraruta Uganda inshuro ebyiri, ituwe n'abantu miliyoni 11, Uganda ifite miliyoni 45. Abantu bayo barangana bari mu Rwanda. Umva ko nta bantu bari ahubwo se, ariko ubu impunzi zivayo ntibamubira umubare, igihugu nta bantu bakirimo bari heza. Hari umuvugo ushutandi yagiye kuvuga y'ubutumwa, akagenda akavuga ubutumwa bakubaka urusengero, bukeye yabasinziriye agasanga asigaye wenyine abantu baragiye, ko era ataramenye ururimi rwabo ntamenye ibyo aribyo. Kumbe aho bari hari barya gutunyamaswa turashize ngo bagiye kugenda iyo utunyamaswa twimuke bikaba ngombwa ko bagenda inyuma kuri utunyamaswa. Hano bagiye kavuga ntago bazi gukora ngo birundeho umutungo, ntago bari bagereje bari ku rwego rwo kuri utunyamaswa bahiga, kandi bari mu buzima bwiza, ntago bameze nkatwe bahora bapfa nabi. Guhinga ntibahinga bapfa kuri utunyamaswa, bagahinga mireti uburo aho ngaho bari, noneho bagashaka n'uburisho. Kwambara ni ibintu bireya, ntabwo ari bibareba cyane rimwe na rimwe. Kwajyaga batwarira imyenda akagira ati yarabimbwiye ndabaha igitangaza. Hanyuma ubwo ushatse kutubwira ko ari izihe nyungu za Antikristo cyangwa za Satani mu kuba uyu muryango washyiraho ikintu cyo gufata abantu bakabaha imiturire bakababumbira hamwe? Ni izihe nyungu za Satani muri ibyo bintu? Inyungu za Satani, icya mbere ni abantu gupfa. Nta bantu gupfa kandi batandukanye n'Imana, kuko abo bantu ko banyoganira hamwe bapfa, barya nabi, bagira bate, bajya mu bizira, bariyahuza ibiyobyabwenge, bajya mu busambanyi, abantu bagakura nta murongo bafite. Kandi hari iyo mirima bajya guhinga yo basize kure iyo ngiyo babaga. Oya, ndakwereka muri rusange abantu babura akazi nko mu Burayi bazaba nabi. Ndavuga abantu batuje ahantu hamwe, turi mu miturire biterwa n'igihugu icyo ari cyo. Nko muri Afurika umugambi uhari nuko ubutaka buhingwa bazabwigarurira. Yes, bazabwigarurira bate? Hari amafaranga batanga y'inguzanyo nakubwiye iyo bategeka gukora ibyo bita collateral ni ingwate. Ibihugu birasaba kugwatiriza ubwo butaka. Ushobora kuba bwahingwa, ushobora kuba bwaba minerals. 30% yayindi icyo bita ngo ni wilderness iba muri Afurika. Ubwo ibyo bihugu nibitanga ubwo butaka, bo nibo bazatangira kujya bahinga. Noneho batangiye no kuvuga ngo independence, ubwigenge bwacu budushizeho. Why? Umuntu atangira guhinga uzabaho ute? I mean, n'ubu udafite aho uhinga, we afite bwa butaka niwe uzahinga, afite bya byo kurya abiguhe, agusanyishe muri ya midugudu. Avuze ngo aragutunze. Ugutunze rero akwaguye naho n'inda yawe ari uyireba, kizaba ari ikibazo. Nuko rero bari abantu bafata kamwe nk'ingero. Abantu benshi barahunga bakajya hanze ukumva ngo bagaburirwa nabone. Tujye nk'urugero nka refugee camp yahitwa Kakuma
muri Kenya imaze imyaka igera muri 30. Abahungiyeyo barajyayo bakabyara bakarasazirayo bakagira bati ariko nta discipline ihari. Nuko mu buzima bubi busambanye ni bwose abana baravuka hano bunyandaro biki nta murongo nta jambo nta kinyabufura. Abantu ari abarundi bariyo hari abanyarwanda abanyamurenge abantu benshi bariyo abasomali bose bari hamwe. Bose baje bavuga niyo mico nuko ihuye ntibumvikana ntibagira bate. Cyakora bakabesha bakabushyiraho ubushuri buri aho ngaho. Ndetse umwana wiga ari umuntu wo muri ari refugee mu gihugu. Abayiga bo bazakora iki? Azabona akazi se he? Iyo bagize amahirwe iyo roni niba hakazi niza tuza zabo. Ukuva yuko rona yibaye umubyeyi yari yibaye byose. Niyo guhana umurongo. Biriya ni uburyo bwo kwiga kwimenyereza uburyo bazajira n'abandi bantu bose. Ko abantu bose bagomba kuzageraho bose bakaba mu nsisiro. Hanyuma ubwo akaba ari yo nyungu za Satani kugira ngo babone uko abantu bababaza abantu babe mu buzima bwo kwiheba. Bababare kandi babe bakora ibyaha byinshi. Bake mu maganya baje maganya bice basambane babeshye. Noneho babe n'intagahuma baraho ngaho barashukuye. Nta ufite ijambo nta n'uwubashywe. Ariko wowe ubundi icyubahiro gikura nta buryo urugo ufite abana ufite abagore umugore ufite abana ufite abakazana urumva neza n'abakwe ugira icyubahiro nk'umukuru w'umuryango. None bagiye gusanga basanga umeze nkabo. Barakureba bazara bari buri hanyuma yabo. Nuza ngo muzengurira na baraje agiye kutsana ibibazo. Nta ufite igihumba aho ngo umuntu amuhe. Ubuta ibintu babicitse. Ubu nawe ubwawe ugatangira kugira aho abana bawe bari. Bana bibarande baje kubasaba. Kandi badurukomeze kandi kuko ndiko babimize. Umwana ko niwe ufite agatege gasohoka niwe ugomba kujya kugagira. Ubwo niyo mpamvu rero nko mu Burayi ntago abantu kubyara bakibitwa nta n'icyo bikeneye Mariya. Umwana imyaka 18 aragenda. Yamara kugenda kugira ngo azagusure nawe ntufite ahuba bagutwaye mu mazu hari amazu yubaka ngo bakira abasaza. Babita ngo ni homes for senior citizens. Nabo abasaza barangije barebererwa na leta batwara abakozi bacu bava muri Afrika amafaranga menshi bahemba bakora muri abo basaza abakecuru. Ukaba muri bwo buzima abakecuru abasaza abarwaye indwara zidakira ibidebire leta nibirebere nta miryango bifite nta muntu. None leta nabikurebera niba mwarashize ahantu hatumvikana. Leta umurimo wawe no kuvuga mwebwe azi society ni mu kibaho ntabwo mukira abantu vuga mwebwe ikintu kiranenye kugira muri leta umurimo no gusoresha namwe byo musozi kujya gufasha abandi nawe none ntuzajya hariya nubura akazi uzagera baguha amafaranga. Niyo mpamvu umuntu avuye hangana umugore ageze hari umugore bamutandukanya nabo bakamubwira ati umugabo ntakajya gusuzugura aya mafaranga mubona akaguha igice cyayo wewe watangira ukajya wibonera ku giti cyawe urugo rukaba rwasenyutse. Uwo boshya nawe ubwenge ni wapi avuye muri Afrika nta bumenyi afite aruva ageze mu ijuru ko ageze i Burayi ariko urugendo rwo gupfa rwe rwatangiye kandi gupfa nabi. Hanyuma no kuvuga ngo mu ntego Satani yo kubumbira abantu ahantu hamwe cyangwa se kubirebana n'imiturire no kugira ngo babone uko babayobora bababaza abantu bandavura. Yes, noneho ubutunzi bwo kuko ubutunzi bw'isi amazahabu feza byose byo mu butaka barabikontorora burya. Ikintu batari bakontorora ku buryo bwuzuye n'ibyo kurya imiriri kuko haracyari abantu bihingira bakeza bakarya. Ariko ubu barimo barategura uburyo bateza inzara n'ibyago n'ibiki none bakamenyereza abantu kujya bagaburirwa nabo. Ikindi bakora ni ukutuzanira amafumbire n'ubundi buryo bujyanye n'imihingire ya kijyambere kugira ngo tugire umusaruro munini ariko kandi bica ubutaka bwacu. Ubuhe buryo kubera amafumbire kubera ibyo baduha kubera amanama ndetse nk'ubu nko mu Rwanda tudafite ifumbire twahinga twarya kandi imbere soko byari bimeze ntabwo byari bimeze ariko ubu ngubu yari turi muri uwo murongo turahinga ubundi bakazana imbuto wahingize kandi iyo iyi mbuto ufite ntabwo ushobora kuvuga uti nikanige sagureho imbuto aba ariyo nzabe ubutaha ugomba kumaramaza ugashaka indi bishyaba bakaguha indi shyashya. Twebwe rero babirimo turavuga tutoke twede igihe cyacu kirimo kiratambuka ariko sabana buzukuru niyo bakiri kwisi bazabaho bata
kuko Yesu yaravuze ngo muri bigiye ntimuzavuge ngo imperuka iregereje ahubwo muzamenye ngo uyu ni itangiriro ryo kuramukwa Isi iracyahari rwose turi mu bihe by'imperuka byatangiye mbere Yesu akiri ku isi Bibiliya iravuga ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka niyo mpamvu dufite iki dufite aba Antikristo benshi yo ubu ngubu tugiye kugenda dutya hari imyaka ikomeye cyane mwaka y'igihumbi kuva mu 1800 kugera mu 1900 kuva mu 1900 kugera mu 2000 iyo myaka 200 iteye ubwoba niyo yazanye icyo bita modernization ikomeye modernization ni iki ni iterambere rijyanye n'ibyo tureba twibyo tureba ibi hanyuma ikinyejana cya gatatu rero cyo bita 21st century giteye ubwoba ikinyejana giteye ubwoba cyane kuko kuva cyatangiranye ibi byinshi intambara ikoranabuhanga rihanitse uburyo ibintu byose byadusize umuntu areba gusa ibintu bimuca imbere ntazi biva niyo bijya ikoranabuhanga ntabwo bakita ku muntu ngo agire ubwenge bwo kumenya gusobanukirwa kumva umuntu gusa kubaze kumanipulatinga gusa imashini computer kuyikoresha niho ubwenge buri batangiye buhoro badukura ku gukoresha ubwenge bwacu mu mibare bakatuzanira za calculators za mubazi za calculators zo ngizo buriya zatumye abantu benshi batamenya kubara nigeze kujya muri Kenya hano tuza Kisumu mpora n'umuhinde bamwitaga Daya hanyuma pasi kugira ngo tugere aho tuza gusoreza no kuvuga ngo twa turi kureba kubirebana n'imiturire uburyo bashaka gushyira abantu ahantu hamwe hari akantu wasoreje urimo kudusomera iyo ngingo kavuga ngo iki intego bafite mahanga wari wayidusomeye intego bafite ahangaha hari ibintu bitatu batubwiye cyambere no kuba bafata politike zose z'ibihugu bakazigarurira binyuze mu kuba ku muryango wa nka guverinema noneho no kwigarura ubukungu bw'isi binyuze muri World Bank na Monetary Fund noneho na Bank Settlement National Bank of Settlement uburyo bw'imiturize y'abantu noneho rero the World Court ibi nibijyanye n'urukiko mpuzamahanga urukiko mpuzamahanga nirwo twari tugezeho kubera iki ibi by'urukiko mpuzamahanga urukiko mpuzamahanga ni ukuvuga ngo ubutabera bw'ibihugu byose bugomba yabibandire y'ibihugu nibo babyinjiramo ibyo bihugu rero bigomba kugira ibibazo byo kuregana ibyo bibazo rero bakaba baca imanza z'ibyo bintu ikindi cya kabiri abakora ibyaha byo mu ntambara ntabwo bizajya bikorwa n'ibyo bihugu kuko bavuga ko ubutabera bwabyo butangira butakora uko bishatse bo bakaba babikora icya kabiri n'ibihano babyijiyemo niba umuntu yishe umuntu aho yahisha 20 we ntagomba gupfa fabishikiye umwicanyi noneho uwapfuye akaba apfiriye agatsi kandi uwo muntu nitwara neza bazamurekura abari muri Mali bo mu Rwanda bagenda bazira hirya no hino bamwe ngo baratsinze abandi ngo bihano byo barabirangije ariko ubu ni bose akuza nibo bavuga ngo ariko mu Rwanda ngo nta butabera ngo ntaki sishaka kwinjira mu by'ubutabera bw'u Rwanda biki ariko ndashaka kukubaza ese bo ibyo bakoze babikoraga bapfuye none se ingaruka zabyo ubu niko bumva yuko bafite rwose ubutabera bugomba kubareba n'uburenganzira bwabo no kwishyura ukizana kwabo kuruta system bari barimo ibyo yakoze ariko ninde wabohereje muri Mali nibariya babashyira hariya none se kuki muri Mali batabahaye intuza aho bicara nabyo ni ikindi kibazo umuntu yakwitegereza kuki se Mali yageze ikabanga ngo ntabwo tubashaka ni system yabo ikoresha biriya bintu by'imvuru abantu bakisanga nta option bagiye mu ntambara bibere ko muri izo ntambara bagiye wenda barimo barashaka gukora ibyiza ariko bari ibyo babyaye ndi byiza bo ntibabishaka barashaka ibibi noneho barangiza bakagufata bakaruba gutwara kugira ngo wowe ibitekerezo byawe icyo washakaga gukora n'umugambi ufitiye abantu bawe ukiveho noneho bagende bakwigarurire niba none baragukoresheje mu kwica abantu nk'abariya tuvuge nka Rubanga wo ngo to mu Rubanga wo muri Turi akomoka mu bwoko bw'abantu bitwa Bahema yari yashyizeho umutwe wo kurwanya abicanyi babamaze bitwa Barendo n'ubu baraza bakaje muri bica abantu barenga 100 icyo kintu baramufasha baramutwaye ngo yashyize abana mu gisirikare ikibazo yarahagariye arwana n'abantu bamwicaraga babo ntibagikemuye ariko ibyo biruba byumva ukuntu bimeze abantu barimo barashira warafunze ukibaza iyo ni ibintu biri noneho nabo kubera ko
ibyo bashaka arabibangamiye. Barashaka yuko abantu bapfa bicana, barabibangamiye kuko azanye counterbalance. none baramufunze. Counterbalance muri ya ntambara habayeho kuvuga ngo no, dushyizeho force yo kurwanya bano bantu, nabo bagira ubwoba niba ngombwa none tunumvikane, ariko be kwica abantu bamuvanyeho ko mbonye yuko ari ikibazo, kandi bari ko byakora ari ibintu by'ubwenge kandi azabishobora, kugira ngo ya ntambara ikomeye bwa bwicanyi bukomeza abantu bicwe, bagore bafatwe ku ngufu, abandi kandi bari uburenganzira bw'abagore, uburenganzira bw'abana, ariko kandi abana barapfa hariya barashira, bakabaha amaraporo. Noneho ba bandi bakora nk'ibyo bashaka, ba bandi noneho bica ubwabo, abo ni inshuti zabo n'abakozi babo. Nibafata n'uwabo bagiye kumurega bazamutwara, ntibazareka ko mwe mucira urubanza, ko muzacura urubanza rujyanye n'ibyo yakoze, ariko bazamutwara bagire bavuge ngo no, uyu nguyu umuryango mpuzamahanga ntiwemera yuko yicwa, bamuha igihano cy'imyaka 10, niyitwara neza bayigabanye 5, ntawe uzabaza. Babo yitwaye neza, yagaragaje ubushake, yagaragaje umutima wo kwicisha bugufi, yisha abantu barenga 200, akora ibintu ari nabo yasigiye ubumuga batazakira. Ubwo ibyo bahano se ibyo bitangwa ni deterrent. None kandi je nuko bivuga je ndi umuntu gafifi, ndi umuntu wigenga ashobora kuvuga ibintu, ariko abari mu nzego zifata ibyemezo z'ubuyobozi mu bihugu byacu ntago bavuga nkuko mvuga, ntabwo wabaho nose kandi ugomba kugendera ku mugambi wabo, none uragaragaza ibyabo, aho ugomba kubisingiza, vuga ko ari ibintu byiza, yego twemeye ko mufite uburenganzira butabera rwose, ariko kandi mugahora muri ibyo myabo byari mu gaceceka. Abantu bahamagaye Kenyatta ngo naza ajye kwitaba urukiko, uyu perezida wa Kenya n'uriya vice perezida we, that's humiliation. Bakoze baburyo bakurega se, hari imvururu zabaye z'amatora muri Kenya muri cyagiye yatorwaga, muri ngira ngo hari muri 2007, harya yatowe 2 ni 3, amaze gutorwa 2. Hari byabaye muri 2007 ujya hajyaho gutwa Mike Kibaki, ubu ngubu, ariko hanyuma yaho Kibaki avuyeho habayeho andi matora yabaye muri izi imvururu zishingiye ku Bakikuyu. Abakikuyu bangana baje ko ari muri Kenya, haba politike yaho nari ntwamenye ibere byo ibintu byo bishingiye ku moko, amoko akomeye, hari Abakikuyu, hari Abajyaro, hari Abakarengini, hari Abaki, hari Abarushya, hari Abakamba, hari Abito Bigikenda, niyo moko yahakomeye. Ayo rero iyo bafite political alliances, ibintu by'ubufatanye bwabo biva muri imvururu n'abantu bakicara n'iki byose. None byatumye baje batumaze rero mu rukiko mpuzamahanga, baze kwitaba perezida w'igihugu ngo agiye kwitaba, yaragiye narareba. Ariko se pazi igihe kibazo mfite, kubera iki nyine ubwo rwa rukiko mpuzamahanga, kuki ibihugu byo bitabari byo bibajyana mu rukiko mu nkiko zabyo, kandi bavuga yuko inkiko zanyu batazemera, ntabwo ushobora gucira urubanza perezida, ariko ntabwo nabyo sitting president kuba tried, that's humiliation. Cyakora Kenyatta yarahugurutse ajyayo nyine, baranje baramukiriyaringa, uritwa Ruto vice president n'abagwe yaranze, sinzi uguzi ko gutesha agaciro, kureba uko byarangiye, ariko birangira babakiriyarinze kuko ni uburyo bwo kugira uguzi ko gutesha agaciro inkiko z'ibihugu se. Yes, no kuzitesha nyine agaciro, nibyo twavugaga, politike yanyu bakayinjiramo, domestic policies bakabyinjiramo, bakareba uko babikora, ugasanga muri igihugu kandi muri cyo naho gusanga ibihugu bimwe nka Amerika bakavuga ati twegwe ntabwo zo nkiko tuzemera, twe ntabwo twasinye amasezerano, ariko kandi ababikora babirimo. Amerika kuki batayisigisha amasezerano, nuko bazi yuko ariko iyo ugiye kwishika ibibi byayo nta rugo byarika uyu munsi yirirwa cyangwa iramuke kuri teze intambara n'imvururu ku isi, izo ntambara zose. Ubuse nkabishe Gaddafi ntabatwara mu nkiko, uburiya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza bamuri inyuma ngo muri covid ngo yakoze ibirori ngo ararya ngo arangwa ngo arasinda n'abantu bari kumwe, none ngo niyegure. Ariko ubabaza uti abamubanjirije bari abantuza usize wari uhari cyo n'abari uriya David Maribandira bari wayoboraga n'Abafaransa Chembrinoto basengeye Libya, ababikoze kuki badafungwa? Ese n'Ubwongereza barabwinjira gutyo kandi nzi ko nabwo buri kumwe nabo barabyinjiramo, ukasurumva babyinjiramo, ariko mu mayeri kugira ngo bagaragaze yuko wowe ubireba uvuze ngo ubutabera ngo ni demokarasi. Buri kintu cyose bakiruka nkamo kugira ngo bakerekane ufite demokarasi. Minisitiri w'intebe bamujegeje, ariko bageze ku kwica abantu
ibyo ntabwo uwisha abantu igihumbi nk'ubwo wari wabona uwo bazana mu rukiko se ngo bashengera ibye cyangwa bakoze iki reka ni ibintu byinshi cyane bino uravuga Libya ubusibira hano muri za Sudani ibyabereye mu Rwanda ibyabereye ntibireba se baraho ngaho gusa icyo nshaka ngiye kugira ngo mbwire abantu abacu abanyarwanda bacu bakwiriye gukanguka bakava mu bintu usanga abantu barashyiraho utuntu two kurwana umwiryane induru guhirikana mu butegetsi bashyiraho uyu bashaka biriya bajya mu itangazamakuru mpuzamahanga bihemukira biyambika ubusa bameze nk'abantu sinzi naba ari nabo ni ibiki nk'abagore ba maraya iyo bavuganira umugabo bose baraherera bakambikana ubusa bira umugabo abakunde kandi nisono kuvuga rero cyo nshaka kubwira ni ukuvuga ngo iyi ntego ya 18 ni ibyo bintu bine cyane ubwo n'inshingano zahawe umuryango w'abibumbye. Yes, ko numva ari ibintu bikomeye, ibintu bikomeye nyine, politike, ubukungu, inzego zose z'umuntu bagomba kuzinjiramo kugira ngo ibintu byose babishwanyuze babikubita. Ariko pasi kwazo tubwira yuko mu muryango w'abibumbye harimo zose za mise zose mbe nta nuzibamo irebana n'iyobokamana mu muryango w'abibumbye irahari, ariko iyobokamana irimo iyobokamana niyo barikorera mu cyumba cy'amasengesho cyo kuroga. Gute bafite icyumba cy'amasengesho cyo bahuriramo cyo kumedita bakavugana n'abadayimoni, iyo niyo mana yabo niko bayikora. Buriya n'abarozi uwitwaga Hammarskjöld, Emmanuel Hammarskjöld, First Secretary General, Secretary General wa mbere wa ONU, yubatse ingoro ayishyiramo ibuye nka ririya rya Meka aho bajya bakambaza. Ni icyumba kinini cyane cyitwa ngo ni meditation room ya UN. Niho binjira bakaganira bakiyiriza bakavugana n'abadayimoni, bakakura ari amabwiriza y'ibyo bagomba gukora. Hari n'ibitabo bamaze kwandika, nabyo ibyo bitabo birahari, byanditswe n'umugore witwa Alice Bailey. Twabyizeho byo, twabyizeho past ibyo bitabo twarabivuze, ntabwo twari twabisoma ngo tuvuge icyo bitabo cyo kivuga. Twize ingingo 10. Yes, ariko harimo n'ibitabo byanditswe, ibyo bitabo bifite amazina yabyo anyuranye, harimo n'ibikubiyemo n'ibyo runisoma, niho bakura amabwiriza, ubundi bakamedita. Yes, bakamedita, kandi muri uko kumedita cya gitabo cyo basomye, kuko gisoma igitabo ntibihagije, usoma igitabo ariko hari n'amabwiriza yo kugikurikiza, ugomba buri munsi kuyakurikiza, kumva ibyo bavuga naho ibintu bigana. Ibyo rero nibyo bakora buri munsi. Iyo niyo bokamana ubona ari kubwiye banga imana urunuka n'umurimo wayo, ntabwo bashobora. Niyo mpamvu iyo bokamana baryinjira bakarirya buhoro buhoro. None se ko amadini menshi aya y'ibitabashwa akorana nabo, none se amadini sa yabo hakiza gatolika papa ntarimo. None se iyo tuvuga maraya tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga ayo madini yuko ari maraya, yasambanye nabo, yitirira imana ariko afite umugabo wayo nyawe kandi akaba ari musambane kuri. Ubwo se nabo bahuriramo bakamedita cyane, abamedita bongo baramedita, n'aya madini ngana yaramedita, ntabwo subizi. Burya meditation cyo bita transcendental meditation ni igiye gukwira isi yose, uburyo bwo kumedita ukarenga inyenyeri mbese hejuru ugahura n'imyuka yo mu kirere, niyo bita transcendental meditation. Nibyo bigiye gukora ku madini, nibyo bikoreshwa n'abahindu n'ababuda, nta kizira bikoresha, cyo bita kwiherera bagaceceka. Kiza gatolika, yes, abantu barokore bacu ariko burya babikoresha, barokore burya barabikora. Iyo umuntu avuze ngo dusenge hanyuma bakabona mucicike twumva icyo Imana ivuga, biriya byo guceceka, uyu nyakwigendera Bariti cyane yaragikoreshaga cyane. Yes, hari umugore rwose w'umufana w'umukatolika cyane, nambaje ariko iyo bagiye bakagusengera basenga bate, namuhenza ibintu batantuka, yumva yuko ngiye kujya mu murongo muri kubasenga, aturagenda ukicara hariya isengesho ukarikora, batabona kuvuga isengesho. Wana bavuga Yezu, ukajya hari ukavuga Yezu gusa, cyangwa ukavuga Mariya gusa, icyo uvuga cyose. Kira naje mu bushakashatsi nakoze cyane nicyo bita mantra. Niyo uvuga ikaguhuza n'abadayimoni, uvuga ikintu kimwe gusa ukagitekerezaho, ntabwo uvuga byinshi, uvuga iryo zina ry'iyo kintu ugiye, nubwo wavuga Yezu, nubwo wavuga Bikira Mariya, nushaka kuvuga Muhamedi, bityo icyo washaka kuvuga cyose.
hinduka mantra yawe. Ni ijambo uvuga kugira ngo ukonsentratinge mu bwenge kugira ngo baguhuze n'iriya myuka. Nawe niko yakoraga, yakwigendera nyine yagera mu mayerekwa no mu bindi bintu abasengera ba bantu hahandi bahuriraga hariya za Ntuza mu Ruhango. Nibyo yabaga barimo hose no kwa Yezu nyiri muhwenda mu Ruhango n'ira za Ntuza iyo kwa Bikira Mariya nyine za Kibeho n'ahandi hose nahano kabuga birahari kwa Bikira Mariya. Nurumva neza ibyo bintu birahamadini n'abadive burya hari amashira hamwe yaba bifite abo senga rero usenga nusenga ukaza gusubizwa uvuga ibyaha byawe usenge watura ngo uzave mu gusenga ari uko habonetse umuntu waje kubwira yuko babariwe. Uzabona umuntu aje yambaye ibyera agira ati kuri ngo babariwe. Narababwira ibyo bintu n'abadayimoni babasanga ntabwo bijyanye n'ibyanditswe. Ngo ugasenga ukibuka n'icyaha cyose ngo nicyo wonse mu mashereka mukavutsindishije birangiye ukaza ngo urababariwe. Ese umaze kubarwa hari ibindi byaha wongera gukora ngo wishikubaye umutagatifu birashoboka se uri umuntu ko n'igihe cyo kwezwa hari igihe cyo kuba turi abanyabyaha tukababarirwa muri Kristo. Hari na faze ndende tumara yitwa kwezwa, urugendo rwo kwezwa. None se wezwa iki? Ariko ibyo ni ishami ry'Abadventiste. Nabona Abadventiste nyine bigisha bati nubona kubwira ni irindi shami ariko ryabo. Yes, apana Abadventiste bangaba ministry abandi ba n'utudini. Umuvandimwe wanjye wenda zanyumva njya numva nawe ujye ukora ibiganiro byo gutuga n'ibikora nikora. Nawe mubwira ko ajyaga aho kantu aho gashami bigeze kukaba munaba rakavuye musimbizi. Yaje muza buriho agashami natahuye ibyako azakavemo. Mwajyaga mukura korana n'ibiganiro hanyuma ngo yakoze icyaha nabamwe aravuza abagore. Agenda atyo. Ariko byose ni ya politike yo kwinjira mu bintu. Ese ibyo abagore biva hehe? Yavuze abagore ibyo abagore biva mu Rwanda se bana. Abagore bacu twe turabakunda turabasabira kandi turashaka kubaha Imana. Babone n'umugisha w'Imana. Naho ibintu byo bagiramo abantu bagasara umuntu akakubwira ngo ejo ari umuntu washekeje nta gakinamico batambukije umugore tuka umuntu nyiramadamu nawe akanyiritse. Umugore yasaza abwira umugabo ngo nkoraho ibesho rye n'urwara maze ribi gutwara amaguru ari hejuru. Ubundi iyo ubuze si uko dutyo ubwo ni iki yose yose. Hanyuma pase wenda turinjira mu gusoza ikiganiro cyacu kuri ingingo twa turimo turiga ya 19. Mu gusoza ni ibiki wasorejemo usoma kuri iyo ngingo? Kuri iyo ntego. Iyi ntego nari ndangije nyine nsoma ndangije nyine ahantu ubona shaka. Wasoje usoma ute kuri iyo ntego rwose? Nihe? Ya 19. Ya 19. 18. Plutôt 18 ntego ya 18. Nukuvuga ngo twarangije nukuvuga ngo nuko inzego zose mu bihugu byose zigomba kunanirwa gukora mu buryo bwuzuye. Ngo mbese buhoro buhoro ngo zikagenda zicibwa intege ku byo zakurwaho burundu. Cyangwa se zitavuyeho zikaba munsi y'ubutware n'ubuyobozi n'ubugenzuzi zigenzurwa naoni nyuze muri zo zayo yashizeho. Uko izo yashyiraho ziba zikora iby'ibihugu bikora zimegeragera zikamira za zindi zo mu bihugu. Ese ubona icyo kintu cyaba kimaze kugerwaho cyangwa byacyari muri process? No, biri mu process. Mu bihugu bimwe byagezweho ahandi biracyari kure ahandi birimo biratangira ntabwo bigenda icyarimwe. Ariko icyo tuzi cyo ku buryo budasubirwaho nuko ibihugu byinshi ku buryo bugaragara ntabwo bigifite ubwigenge at least. Niyo mpamvu rero bagira bati bakuze kudeta zagarutse nazo kuko ari bira bya demokarasi nibo babizanye by'amashyaka muri za 90. Kudeta sa nkaho zihagaze ukoze na kudeta bakamuvugiriza induru. None umuco wa kudeta wagarutse wagarutse kubera iki se? Yubo baragupima bakavuga ati ibi bya demokarasi bari bamaze kubikoresha bageza ariko kandi barimo barijiramo bafite ubushobozi kugira ngo ubushobozi rero tubakuremo nuko bitamo cya kudeta kikaba gisugana barangiza ibihugu bikahura n'ibibazo. Ubwo tuzabiganira ubutatu birangize nkwereke bira tuvuge nka uyu nk'urugero. Kudeta yabaye muri Mali ntabwo abanyaburayi bigeze bayivugaho cyane kandi bafite imbaraga. Ahubwo biriya bihugu muri ECOWAS nibyo bisakuza. Ubu Mali kubera ko utagera ku nyanja bayihaye ibihano.
ni bande babaha ibihano? Ni bene wabo, bagenzi wabo bari mu muryango w'abibumbye. Umuryango wa ECOWAS ntabwo ECOWAS ni umuryango uhuza biriya bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. Noneho bakarubaha bene wabo ibihano kubera iki se? Imibanire y'ibihugu bagomba kuyinjiramo iyo twabanje kureba muri 17. Imibanire y'ibihugu bagomba kuyinjiramo. That's very terrible. Ubiri mu bihano mare. Iri mu bihano kuno. Ibihe bayihaye. Ibihano bayihaye rero bituma n'ubukungu butagenda neza. Bituma n'abantu bagira umwiryane. Kandi ubwo igisirikare cyateka inzoba cyavanyeho habayeho imivurungano bavanaho bamaze gutorwa witwaga Boubacar Keita. None se bamaze kumukuraho abantu ngo bariganiraga by'abaturage, abasirikare basa nkaho babitereviniye baje gukemura ikibazo, bamaze kuheramo kandi akajagari karakomeje. None abafaransa bararega ngo iyo gihugu cyakoze icyaha cya Mali kuko cyahamagaye ngo bacanshuro Barusiya ngo baze ngo babafashe kurwanya ibyihebe. Nukibaza baje abafaransa bahamaze imyaka ntabwo yize batsinda ibyihebe, bazanya Abarusiya ngo babafashe. Uhiriye mu nzu ntaho badakubita imitwe mu Kinyarwanda. None se icyaha bakoze ni iki? Iki gihugu gifatirwa ibyemezo ngo cyakoze iki? Nugasanga bakuje pfuna ruguru. Abarusiya n'abatubiyambaje ko nabo bose nabo sishyashya ni muri Cape Delgado nabo bagiyeyo. Cape Delgado nimero ko ingabo z'u Rwanda zijyayo nta kibazo ntaho bari barakemuye ikibazo. None nkabaza n'ubundi hari ntacyo bazakemura ahubwo n'uwo mukino kuko n'ubundi ingingo 20 zaba ivuga uko hagomba gushyirwa icyo bita a world wide terrorist apparatus. Ntabwo ushaka kubivuga tuzabivuga. Ni ibintu bikorera isoni ngo uzasanga ibyo bihari nibyo uzasanga nibyo tugaruka. Ya pase reka wenda tuse nk'abasoreza ahangaha mu gusoza niki wabwira abakurikiye Iron TV bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, dore ko bamwe bari naho ibyo byicaro biri cyane bakora iki? Ese ibintu babihuza gute n'ijambo ry'Imana? Ndavuga amagambo abiri gusa. Tugeze mu gihe cy'Imana. Iyi ni fazi ikomeye mu buhanuzi, ibyo babyumva. Ni igihe cy'abantu gukangukira urugamba, kandi biraturuka ku buntu bw'Imana n'imbabazi zayo kugira ngo tuve mu bujiji dukanguke dushake kurokoka. Gushaka kurokoka no gushaka Imana, Imana y'ukuri ya Isirayeli, Imana yari mu ijuru n'isi tubonera muri Bibiliya. Iyo Mana tuyishake tuyihe kugira ngo tubabarirwe ibyaha, ubutumwa bwiza bubwirizwe haba mu ibanga cyangwa ku mugaragaro, tumenye ngo ibintu by'isi birarangiye. Icyo narangiza vuba. Mwadusengera? Murakoze. Abashaka kumbaza kuri ibi baza kuntelefona kuri 0788 50 nayo iri kuri WhatsApp. Kadusenge. Mana yacu ubane natwe, tugushimiye yuko utuyoboye muri kiganiro. Ibyo tuvuze ni tubivuze nk'abantu ariko niwe ushobora kubishyiramo uremere kandi ukumvisha imitima y'abantu bazabireba, ukabungura ubwenge kugira ngo bashake inzira tubabwiye yo gushaka Imana Data muri Kristo Yesu. Mukorera ubane nabo, natwe ubane natwe turinde, kandi mu gihe dukora uyu murimo uduhe ubushobozi n'uburyo n'ubwenge bwo kuwusohoza. Tubyambarije mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Murakoze cyane mwebwe mwese mwaba kuri iki kiganiro. Turabasaba kwamamaza ubutumwa bwiza mubugeza ku bandi, abavandimwe, inshuti n'imiryango, kandi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo izatugorera twembi. Mugire ibihe byiza. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, nzaba kumwe